Niba udafite asima, indwara z'ibihaha cyangwa izo mu mazuru, ukwiriye gutekereza ku guhindura umusego wawe buri myaka 2. Ariko abantu bafite izo ndwara bo bagomba kugura umusego mushya buri mezi 3 kugeza kuri 6. Inshuro ugomba kumesa uburingiti n'amashuka uryamaho nibura zigomba kuba rimwe mu cyumweru. Uretse kubimesa, ugomba no kubitera ipasi kugira ngo wice za bagiteri ziri ku myenda yo kuryamaho. Sinzi niba ubifiteho amakuru, ariko amashuka n'imisego turyamira bishobora kubika umwanda uruta uwo mu bwiherero. Biratangaje. Iyi ni PBO Entertainment TV. Jye mwumva nitwa Paulo Biri. Mbahaye ikaze, reka tubyinjiremo. Abahanga bavuga ko mu buriri ariho tumara hafi 1/3 cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi, kandi uko tuhatinda bituma amashuka twiyorosa n'imisego turyamira b'ibicumbi ry'abashyitsi badakenewe. Nyuma y'umunsi muremure, nta kintu cyiza nko kuryamira mu buriri buryoshye, uryamira amashuka ndetse n'imisego imeshe. Kwiryamira mu buriri buryoshye, gushyira umutwe ku musego woroshye no kwiyorosa amashuka ashyushye biranezeza. Aha ariko twakubwira ko atari ahantu h'abantu honyine, ahubwo n'inyamaswa zirahakunda n'utundi dukoko tuhishimira kuharyama. Ushobora gutungurwa no kumenya ko burya mu mashuka yawe harimo za miliyoni z'udukoko dutandukanye turimo mikrobe, bagiteri na virusi. Ibyo byose bifata uburiri bwawe nk'ijuru ryabyo, ahantu haba huzuye ibyuya, amacandwe, uturemangingo tw'uruhu dupfuye n'uduce tw'ibiryo bitunga turiya tunyabuzima utabonesha amaso. Burya umuntu atakaza uturemangingo tw'uruhu tugera kuri miliyoni 500 ku munsi, kandi tukaba ari duto cyane ku buryo ijisho ridashobora kutubona. Bityo utwo dusimba twose twaciye ingando mu buriri bwawe tuba tubonye ifunguro rihoraho. Ikigeretse kuri ibyo, ibisigazwa byatwo n'indi myanda ituvaho bishobora gutera indwara z'uruhu n'iz'ubuhumekero. Ubushakashatsi bwo muri 2013 bwakorewe mu kigo Institut Pasteur de Lille mu Bufaransa, amashuka yo ku buriri bw'abarwayi mu bitaro niyo yakorewe ubwo bushakashatsi. Hasanzwemo za bagiteri zo mu bwoko bwa Staphylococcus, bagiteri zikunze kuboneka ku ruhu rw'abantu. Nubwo amoko menshi ya Staphylococcus atagira ingaruka mbi, amwe nka S. aureus ashobora gutera indwara z'uruhu ndetse n'umusonga ku bantu badafite ubudahangarwa buhagije bw'umubiri. Uwitwa Mahana Mohamed, umuhanga mu bya mikrobe, ni ukuvuga umuhanga mu by'udukoko muri kaminuza ya Westminster mu Bwongereza, yagize ati abantu barwara kenshi izi ndwara z'ubuhumekero bazikura mu buriri. Abantu batwara bagiteri ku ruhu rwabo nk'igice cya microbiome y'uruhu, kandi bashobora kuzikwirakwiza ku bwinshi mu buryo bworoshye. Nubwo izo bagiteri akenshi zitagira ingaruka mbi, zishobora gutera indwara zikomeye iyo zinjiye mu mubiri binyuze mu bikomere bamwe baba baje kwivuza bafite. Ibitaro ni ahantu heza ho gukusanyirizwa amakuru menshi yifashishwa mu bushakashatsi, kuko isuku yaho yitabwaho cyane, kandi amashuka n'imisego bihererekanywa buri gihe hagati y'umurwayi n'undi. Abashakashatsi muri 2018 bo muri kaminuza ya Ibadan muri Nigeria bo basanze bagiteri ya E. coli mu mashuka yo mu bitaro yari atarameswa, hamwe n'izindi bagiteri zitera indwara zikomeye nk'izibasira imiyoboro y'inkari, umusonga, impiswi, mugiga n'indwara ya sepsis. Abashakashatsi muri 2022 bafashe ibyitegererezo mu byumba by'abarwayi bari barwaye mpox. Basanze igikorwa cyo guhindura amashuka cyaratumaga uduce twa virusi dutumuka mu kirere. Muri 2018 umukozi wo mu rwego rw'ubuvuzi mu Bwongereza yaketsweho kuba yaranduye iyo ndwara nyuma yo guhura na virusi igihe yahinduraga amashuka yo mu buriri bw'umurwayi. David Denning, umwarimu w'indwara zandura n'ubuzima ku isi muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza, aragira ati mu bitaro amashuka meswa hifashishijwe amazi ashyushye cyane, agaterwa ipasi hakoreshejwe ubushyuhe buri hejuru buhagije, bigatuma bagiteri nyinshi zipfa. Ariko hari yihariye ariyo C. difficile itera impiswi cyane cyane ku bantu bakuze. Nk'uko Denning abivuga, kumesa amashuka bishobora kwica hafi 1/2 cya za bagiteri ziyarimo nk'iyitwa C. difficile, ariko amagi yayo ngo aragorana cyane gupfa. Amashuka n'imisego byo mu rugo
ibyabyo byo bihagaze bite? Muri 2013 ikigo cy'abanyamerika gicuruza ibiryamirwa cyitwa Amerisleep cyatangaje ko cyafatiye urugero ku mwenda w'umusego wari umaze icyumweru utameswa. Basanze harimo bagiteri zitera kuri miliyoni 3 kuri buri gice cya santimetero kare. Ni ukuvuga inshuro zigera ku bihumbi 17 kurusha impuzandengo ya bagiteri ziboneka ku ntebe y'ubwiherero. Miliyoni 3 za bagiteri nizo basanze muri uwo musego. Hagati aho muri 2006 Denning n'abandi bafatanije nawe bakusanyije imisego 6 bayikuye ku nshuti n'abagize imiryango yabo. Iyo misego yakoreshwaga buri gihe kandi yari imaze igihe kiri hagati y'amezi 18 n'imyaka 20 ikoreshwa. Imisego yose yari irimo udukoko two mu bwoko bw'ibihumyo fungi, cyane cyane ubwoko bwa Aspergillus fumigatus, ubwoko busanzwe buboneka mu butaka. Aspergillus fumigatus nibwo bwoko busanzwe buboneka mu butaka mu bijyanye n'ibihumyo. Denning ati ni byiza kumesa amashuka n'imisego n'amazi ashyushye cyane kandi ukabitera ipasi mbere yo kubisasa. Akomeza agira ati iyo urebye ku mubare wabyo ubu usanga wavuga ko za miliyari cyangwa za tiriyoni z'uduce twa fungus muri buri musego zigaragaramo. Akomeza agira ati dutekereza ko impamvu haboneka fungi nyinshi ari uko benshi muri twe tubira ibyuya mu ijoro biturutse ku mitwe yacu. Twese kandi tuba dufite udukoko duto tuva mu ivumbi riza mu nzu riboneka mu bitanda byacu, kandi umwanda utwo dukoko dusohora uba ari ibiryo bibeshaho izo bagiteri. Hanyuma kandi umusego ushyuha buri joro kubera ko umutwe wawe uba uryamyeho wawegetseho, bityo ugira ubuhehere maze ukorohereza za bagiteri kubona aho zitura hameze neza. Kubera ko benshi muri twe tutamesa imisego kenshi, fungi zibamo mu buryo butabangamirana cyane kandi zishobora kubaho imyaka myinshi. Igihe cyonyine zibangamirwa ni iyo dutunganya cyangwa dukubita imisego yacu, bikaba bishobora kurekura udukoko duto twa fungus tugakwira mu cyumba turaramo cyose. Ndetse n'iyo twayimesa, fungi zishobora kubaho ku bushyuhe bugera kuri dogere Celsius 50. Ikindi kandi kumesa imisego bishobora kuyisigira ubuhehere bwinshi bigatuma fungus zikomeza gukura kurushaho. Dushingiye ku gihe abantu bamara baryamye no kukuba umusego uba hafi cyane y'umunwa, ubu bushakashatsi bwagaragaje ko ibyo bifite ingaruka zikomeye ku barwayi bafite indwara z'ubuhumekero, cyane cyane asima na sinizite. Kugera kuri 1/2 cy'abantu bafite asima ikabije bagira allergie kuri fungi yitwa Aspergillus fumigatus, kandi guhura n'iyo fungus bishobora gutera indwara z'igihe kirekire z'ibihaha ku bantu bigeze kurwara igituntu cyangwa indwara z'ibihaha ziterwa no kunywa itabi. Nk'uko Denning abivuga, nubwo 99.9% by'abantu bafite ubudahangarwa bw'umubiri buzima bashobora kwihanganira byoroshye guhumeka izo bagiteri, ku bantu bafite ubudahangarwa bwagabanutse cyane iyi fungus yabateza indwara zishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Denning agira ati niba warahawe urugingo organ transplant cyangwa waragize amahirwe mabi ukisanga mu byumba by'indembe bikomeye intensive care kubera covid, ushobora kurwara icyo bita invasive aspergillosis. Icyo ni igihe fungus yinjira mu bihaha igakomeza kwiyongera igasenya utunyangingo tw'ibihaha. Akomeza asobanura ko niba ufite imbwa cyangwa injangwe ishobora kujya mu buriri bwawe, ukwiye kumesa ibiryamirwa nibura 2 mu cyumweru. Ese ubundi niba kumesa imisego ntacyo bikemura, hari icyo twakora kindi? Nk'uko Denning abivuga, niba udafite asima, indwara z'ibihaha cyangwa izo mu mazuru, ukwiriye gutekereza ku guhindura umusego wawe buri myaka 2. Ariko ku bantu bafite izo ndwara bo bagomba kugura umusego mushya buri mezi 3 kugeza kuri 6. Hagati aho ku bijyanye n'inshuro ugomba kumesa buringiti n'amashuka uryamamo, abahanga benshi bajyana inama ko ukwiriye kuyimesa buri cyumweru. Uretse kuyimesa, kuyitera ipasi nabyo bigabanya cyane umubare w'udukoko, ukuvuga bacteria, tuba turi ku myenda yo kuryamaho. Niba ufite umwanya ushobora gutera ipasi amashuka yawe witonze, ariko twese uko byagenda kose dufite bagiteri ziva ku mubiri wacu. Gusa ku muntu ufite ubuzima bwiza ntacyo bibangamira cyane.
nk'uko Denning abivuga. Icyakora niba uri umuntu urwaye kandi ubudahangarwa bwawe buri hasi cyane, kandi niba ufite umwana urira mu buriri cyangwa nawe ubikora, ni ngombwa cyane kwitwararika mu kumesa no gukoresha amazi ashyushye cyane. Ku bafite amatungo yo mu rugo nk'imbwa cyangwa injangwe bajyana mu buriri, nabyo byongera umubare w'udukoko na mikorobe na bagiteri. Ibi kandi biri ku kigero kimwe no kutiyuhagira mbere yo kuryama. Kuryama ufite amasogisi yanduye cyangwa kuryama ufite makiyaje mu maso, amavuta ku mubiri n'ibindi. Denning ati simvuga ko ntawemerewe kurira mu buriri, ariko niba ubikora ntekereza ko ugomba kumesa ibyo kuryamamo kenshi gashoboka, ndetse na bimwe twavugaga byo kubikora rimwe mu cyumweru byaba bidahagije. Icyo nicyo gisubizo nyacyo numva natanga. Wowe uduteze amatwi, ubusanzwe umesa amashuka mu gihe kingana iki mu cyumweru? Imisego yo ujya wibuka kuyimesa cyangwa imyenda yayo? Zirikana ibi tuvuze haruguru maze ugire ibyo uhindura. Njye nitwa Paulo Billy, iyi ni PBO Entertainment TV. Ndabashimiye nanone. Wibuke gukanda subscription niba utarayikanda. Naho ubutaha.